inshuti bakozi ba Kamanzi official, reka nongere mbasuhuze cyane mbifurize kugubwa neza. Nkomeze no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 mugubwe neza cyane. Ni wa mwanya tugaruka mu makuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency, nkuko nari nabibasezeranije yuko ku isaha twahanye tugomba kubagezaho amakuru mpamo atagibwaho impaka, agaragara kandi agaragaza yuko GCV Global Consensus Value muri Pi Network navuga ngo yemewe ariko ntirakoreshwa. Icyo ni cyambere, iremewe ariko ntirakoreshwa. Iki kintu nitutacyumva dutya izarwaza benshi umutwe. GCV muri Pi Network iremewe ariko ntirakoreshwa. Benshi batabyumva, ntago bibaze impamvu ngo yemewe ngo ntirakoreshwa, nyamara hari benshi baza bakababeshya ko hari aho irimo gukoreshwa ariko ntibabereke uri mu kuyikoresha nindi. Iyo company yakira Pi kuri GCV ni yihe? Iki kintu mukitondere, ntabwo ari byo. Nkuko rero nari nabibasezeranije ku isaha nababwiye yuko turi bubagezeho tukanabibereka imbona nkubone. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbabwire yuko ibi bintu uburyo binakomeyemo noneho ni ibintu birimo politike z'ibihugu. Ibi bintu byagezemo politike z'ibihugu, bantu banjye, tujye tubyitondera cyane, tujye tubyumva cyane. Hari ukubyitondera, hari no kubyumva. Kubyitondera ni ukuvuga ngo biba bifite umurongo bigenderaho, ntabwo tubishyuhabuza, ntabwo tubyirukansa, nta kintu wabikoraho. Naho kubyumva ni ukumva uburemere bifite, kubera ko bihabwa agaciro n'amareta y'ibihugu cyangwa za leta. Si n'ibyo gusa, n'imiryango mpuzamahanga, n'urugero nka za IMF nabibabwiyeho, ugasanga birimo guha, urumva inzego ziri ku rwego rw'i politike, hakaba n'inzego zirebana n'amafaranga directe, hakaba n'inzego noneho ahubwo zitsura amafaranga bitewe n'ubwumvikane bwa politike. Urugero nk'isoko rusange rya Afurika. Ibi bintu sinzi niba uko mba mbyumva, ntabwo ari ngombwa nanjye kuvuga ngo uko mba mbyumva niba ariko namwe mubyumva. Si ngombwa ko uko mbyumva ariko mubyumva, ariko nibura umuntu akabyumva hashingiwe uko biteye. Ngira ngo ubwo umurongo mwawumvise. Ni ibintu uko nabibonye, ni ibintu za leta nizo zirimo kubyubaka, ariko bari kumbyita birimo kubakwa hashingiwe ku bufatanye bw'ibihugu. Bwo tuvuze ibihugu haza politike, bw'imiryango, organization cyangwa institutions, inzego, ndetse n'izindi nzego, inzego buriya nazora, uturere. Hari ibihugu, countries, hakaba inzego, institutions, ndetse hakaba na regions, uturere. Nk'ibihugu dufate u Rwanda, dufate leta z'ubumwe za Amerika, dufate Ubwongereza, hanyuma dufate regions. Regions ni uturere nka East Africa, ECOWAS, European Union, nako na akarere buriya ni region. Hanyuma hakaza n'inzego IMF, hakaza wenda African Development Bank, rwana rwo n'urwego rw'akarere. Afrika buriya nayo ni akarere nyine gutyo. Izo nzego niba zihuriye zifitanye imikoranire kuri uyu mushinga,
mu gukorana na payi hashingiwe ku ifaranga ribahuza nyine na sisiteme. Iryo faranga akaba ari payi ariko ifite agaciro k'amadolari 314,159 by'amadolari. Ako kantu mu kanote. Izo nzego mbabwiye zirimo zirubakwa ku rwego rw'isi, zirimo kubyubaka zifatanije ku rwego rw'isi. Afurika ifitemo ibihugu 12. Umugabane wa Amerika ngira ngo umaze kugezamo ibihugu niba ari 3-5. Aziya nayo iraho. Ni ukuvuga ngo imigabane yose n'Uburayi yose irimo. Impamvu rero ndimo kubabwira ntabibereka, ubu ngarutse iki kiganiro wenda sinzi niba kiri bubageraho ku gihe ariko kirabageraho. Nje kubabwira yuko systeme bayibannye bigaragariraho, kubera yuko hari ibyo baba barimo kubaka. Nshobora rero kuba nibeshye nkaba nayifunguye mu masaha ibannye, ariko ndi bukomeze kuyikurikirana mu masaha yayo. Yo nayifunguriyeho igafunguka yari mu masaha y'urukerera, mu masaha 10 z'igitondo kugeza mu masaha 11 yari igifunguye. Ndi bukora ibishoboka byose rero nkurikirane iyi systeme. Irafunze pe, ntabwo ifunguka. Irafunguka gace gatoya ariko ukayigeraho, ariko ntikwereke ibyo uyisaba. Kuko je nagize ngiye kuvuga ngo nagize ubwoba, nagize ibyishimo byinshi igihe narebaga ibintu birimo, kugeza no ku rwego rwo kukwereka agaciro payi igomba kuba iriho mu madolari. Ni bya 314,159. Noneho bakwereka uwo mushinga uri mu kukontorora cyangwa se urimo kubakwa ugenzurwa nande, urwego rw'igihugu. Urwego rw'igihugu. Ndashaka rero kubibereka imbona nkubone, apana kubibabwira mu magambo gutyo gusa. Nubwo ubu ngubu mpisemo kubibabwira gutya, nagira ngo nkomeze mbanze mbihanganishe, kubera ko ntabwo ari njyewe, ahubwo nyine nshobora kuba nanjye nabifunguye mu masaha atari, kuko maze amasaha 2 yose ndwana n'iyi systeme yanze. Nayigoragoje, kuko kugoragoza ikijyanye na payi cyo ni ikintu ntinginga njya ngishobora cyane. Nacukumbuye impande zose ariko nza gusanga iri muri maintenance. Hari umwanya bafata wo kugira ibyo bubakamo. Ubwo rero ushobora kuba naguye muri iyo saha nubwo batabinshubije, ariko bijya biho hari application cyangwa se systeme tujya dufungura hano muri Pi Network, tugasanga bakaza kugira ubwo batubwira yuko iri muri maintenance. Ni muri ubwo buryo rero naketse yuko hari ibyo barimo kubakamo muri aya masaha, ariko ndakomeza gukurikirana kugeza nyifunguye nkayibereka. Zibe saa 8, zibe saa 9, zibe saa 10 z'ijoro, ndanamiza mbibereke, mbivuge, kugira ngo dusangirire hamwe amakuru apana kuyabaha igice. Ubu rero nagira utwo ni dukeya mutwo nabonye nari ndimo kugenda mbabwira. Nari nasoza kuko ndashaka kubaha minota migufi cyane. Ibyo twajyaga tubona mu bitangazamakuru batubwira mu Bushinwa yuko barimo kwiyama ibintu by'amakrypto. Natunguwe no gusanga Ubushinwa buvivuye noneho. Ntungurwa no gusangamo BRICS muziki ari cyo BRICS. Mugende mushake BRICS cyari cyo murebe. Natunguwe no kuyisangamo. Noneho ikindi gitangaje nuko Pi Network mu buryo izakoramo, nukuvuga ngo na za CBDCs zizakoramo mu mushinga wa Pi. Muri uwo mushinga ndibuze kubereka aho uri bufungukire hose. Na za CBDCs hamaze kugeramo CBDCs zigera kuri 4. Ubwo namwe mugende murebe ibihugu byamaze kwemeza CBDCs zazo niba birenga 4. Ubwo 4 muri byo byamaze kwinjiramo muri uyu mushinga wa Pi Network, zemeza gukorana zigakurikiza GCV. Ibi rero ndabivugira kugira ngo ndeme umutima. Amakuru amwe nayo nahaye abantu ejo bundi yuko GCV itazakurikizwa vuba, ariko gukurikizwa kwizakurikizwa. Iryo ni ihame ryiyanditse,
ariko riterurwa, kuko ibintu nabonye ni igihamya simusiga cy'uko byararangiye, ibintu byararangiye. Igitinze gikomeye cyane nabonye gishobora no kuzabangamira wenda abantu benshi, kandi ni ngombwa, ntacyo bitwaye kuri njye nticyambangamira, ariko nibura iyo umenye ibintu uruhande biherereyemo uravuga uti nta kibazo. Ni ukuvugana mu rwego rwa politiki. Urwego rwa politiki ruratinda mw'abantu. Ubundi urwego rwa politiki rwumva ikintu bita isasu. Ifaranga ni urwego rw'amafaranga, ariko urwego rw'ipolitike ni ukuvuga ngo harimo inzego zisaba kuvugana mu buryo buri politiki. Nibyo nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame ajya akunda kuvuga ngo ubushake bwa politiki. Ndashimira cyane igihugu cyacu, u Rwanda rwacu, yuko rwo rubihagazemo neza. Reka ndekera aha ne kubarambira, kuko n'ubundi sinabibazaniye, ahubwo nabateguzaga, nkomeje kubateguza, ariko none abihanganisha mujye mugira mwemera impinduka. Nsoze reka mbabwire igitekerezo kimwe. Umunsi umwe cy'inkoko na nyirayo, umugabo yari yoroye inkoko akajya aziga, nigeze kubibabwiraho muri ibi biganiro njya mbaha, dore ko ntacyo ntababwiye. Yajyaga azigaburirira mu kiganza, agashyira ibiryo mu kiganza akazigaburira, zikabirya zikabimara. Umunsi umwe abyuka ari burye inkoko imwe muri zo, zije kurya. Iyo yashakaga kurya, igiye kurya, cya kiganza cyayigaburiraga ahita ayibumba umunwa, ayifata ajya kuyirya. Inkuru ivuga yuko uwo munsi iyo nkoko yabonye ibyo itari yiteze. Icyakurikiyeho ni ukuyimya. Rero natwe hari igihe tubona impinduka tutari twiteze, zikavuguruza, zigasimbura, zigahindura ibyo twari tumenyereye. Rero ntabyera ngo de, ibi bintu ntabwo rwose tujya inama nabyo. Ikoranabuhanga rikora ukwaryo nk'ikirere. Ubwo rero abarigenga nibo rwose babiteye, ntabwo ari nge. Nagira ngo nihanganishe ababonye ibyo batari biteze muri iki kiganiro. Noneho birabaye, mu byihanganire. Ibidakunze nonaha ejo bizagenda neza, nk'aya ndirimbo nka wa muhanzi wagize ati nubwo bitameze neza none ejo bizagenda, ntabwo babwibihe Imana iri ku ngoma. Ntabwo njya ndirimba Yesu, mujye mwihangana, ndirimba Imana. Hari bamwe ngo nta Yesu nta Mana, burya nta makuru ufite. Ntabwo tuje kubijyaho impaka, ariko nuko bimeze. Mwihangane, turaganiriye. Kandi reka saba umuntu utarakora subscribe, abayikoze ndabashimiye, kandi mwayikoze nabibonye. Dukomeze tubane, mwe gukuraho urushinge, nyamara amakuru tubashakira. Hari umunsi muzajya muvuga muti ka gasaza ashaka duhaga amakuru meza. Bajya banyita ngo ka gasaza. Rero reka twe gutebya, kandi ibi bintu ubwo byakomeye muri uyu mwaka wa 2026 duhindura ingamba, tujye tureka imikino, dukora ibintu bikomeye. Nuvuga n'ijambo, ujye uvuga ijambo rifitiye abantu umumaro. Bya bindi byose twarabitaye, iby'amahane, byo kwashurana, kubeshyanya, dushaka kurya abantu, ibyo tubiveho. Hari n'abaza bakatubura ibintu, bagakora ibintu kugira ngo simbizi, niba bagira ngo tubatinye simbizi. Ariko nitunakabya, hari wambwiye ati kukabya cyane ni nayo nakabya se. Ariko nanjye nibura ndavuga nti nkabya mbereka ibiri byo, uzakabya twereka ibitari byo, natwe tujye tumunenga. Nanjye nimbereka ibitari byo cyangwa nkababwira ibitari byo, mujye munenga, ndabibasabye. Mubyandike muri comment, we musaza wakabye hangaha, ntago wagomba kuvuga gutya. Nanjye nzababwira nti, njya mbabwira nti murakoze kunkosora. Namwe rero mugubwe neza, mbasabye subscribe, mukande like, mwandike muri comment, musharing iyo nkuru igere ku bandi. Cyo kora mbabwiza ukuri, mubwire umuntu utaramayininga payi yuko igihomba azagira azakicuza. Ubu n'abantu bari mu kwicuza kubera Bitcoin. Mumbeshye. Hari abo nzi bayifite badashobora kuyaccessinga kubera bataye imfunguzo. Bararira. Namwe rero mwe kuzamera mutyo, mwe kuzaririra mu myotsi mwarayobaho abandi bahahiye. Wemere ugoke nona ukubitike, ariko
one day, umunsi umwe uzamera nk'aho umaze imyaka 1000 ubyinana akavagari k'amafaranga boro. Gasuku niwe ujya uvuga ngo ni boro. Natwe twaramwiganye, twatebyaga aho ngaho, ariko mu by'ukuri ukuri gushirira mu biganiro. Turaganiriye nubwo dutebye, ariko tuba tuvuga ibiri byo, mubyumve kandi mubyiteho. Ni ngombwa no kuruhura mu mutwe rimwe na rimwe kugira ngo tuganire turi fresh. Mugubwe neza cyane.